Amahoro y'Imana abane namwe inshuti bavandimwe bantu mudahwema kudukurikira ku rubuga rwacu rugiye rutandukanye. Uyu munsi rero nje kugira ngo tuganire. Mbere uko tuganira nafunguye WhatsApp ngira inshuti nyinshi zimpa ibitekerezo, ariko naravuze ko muzampa ibitekerezo kimwe n'ibibazo. Ibibazo rero mwambajije ni ibibazo bigeze mu bibazo 125, ariko muri ibyo bibazo 125 uyu munsi ndabibasubiriza nkoresheje urubuga rwa YouTube. Nzagenda mbishyira muri episode. Ubwo rero uyu munsi nagerageze kugira ngo hari ibibazo nabajijemo, arabambaza ibibazo bya politike harambaza ibibazo byo bisekeje, harambaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, ibibazo by'idini, ariko naje buri kimwe kibazo cyose wibaza muri ibyo bibazo 125 cyonzi cyo uzabonera igisubizo. Na rero ikibazo cya mbere uwambajije yarambajije ngo intumwa ni iki, umuhanuzi ni iki? Intumwa ni iki, umuhanuzi ni iki? Ahangaha muvandimwe cyangwa se bavandimwe mudukurikiye, ndagira nkubwira ko umuhanuzi Imana yamugeneraga ubutumwa buzanywe na marayika. Ubwo butumwa marayika akabumugenera, yamara kubumugenera ubwo butumwa akabuherana aho ngaho. Murabyumvise neza? Ubwo butumwa marayika yarabumuzaniraga, yarangiza kumumuzanira akabuhishurirwa, bukaba buri aho ngaho abubitse bari kumwe nabwo iwe n'ubwo butumwa. Ariko intumwa sinibeshyera, oya, intumwa yo Imana yaherezaga marayika, yamara kohereza marayika akamuha ubwo butumwa, yamara kumuha ubwo butumwa akamutegeka, iri jambo turikurikirane neza, akamutegeka kujya kububwiriza. Ngaho rero bitandukaniye intumwa n'iki n'umuhanuzi. Umuhanuzi ntabwo Imana yamutegeka kujya kubwiriza ubwo butumwa cyangwa se ubwo butumwa zamwe na marayika, ariko intumwa yo yavagaho yabagiri ikagenda ikabwiriza iki ubwo butumwa. Ngiki kibazo cya mbere rero bambajije ndagishubije. Ikibazo cya kabiri baravuze ngo kuki satani yavanywe mu ijuru? Ikibazo cyiza cyane. Kuki satani yavanywe mu ijuru? Satani ndanyuramo muri make. Satani nayo umumarayika nk'abandi bose, ndetse n'umumarayika ukomeye cyane. Arangije Imana irema umuntu. Imaze kurema umuntu itegeka abamarayika bose kubamira uwo muntu. Uwo ninde? Ni Adamu. Ariko satani kwa kwibona, kwa kwiyemera, kwa kwiyumva, yanga kubamira ikiremwa muntu, mbese irikuza. Icyo gihe Imana irabwira iti rero ubwo wanze kubamira umuntu, jye nawe ducanye iki? Umubano. Nuko satani Imana imwohereza hehe? Mu isi. Ariko bavandimwe, nubwo yamwohereje mu isi, ariko yamusabye ibintu bikomeye cyane tuzasubiza mu kibazo kigiye gukurikira. Ngiyi impamvu yatumye satani ava hehe? Mu ijuru. Ikibazo cya gatatu cyabaza ngo kuki dusenga? Impamvu dusenga muvandimwe unyumva, impamvu dusenga ni ukugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tuzatabaruke dufite ubuhamya bwiza hano ku isi, n'ejo ku munsi w'imperuka turasenga kugira ngo tuzabone ijuru ry'Imana. Urahinga kugira ngo uzeze. Natwe rero impamvu dusenga, impamvu usenga ntabwo usenga kugira ngo uzashake ibintu bidasanzwe, ni ukugira ngo uzaragwe ijuru ry'Imana. Umuntu udasenga ntabwo ashobora kuzabona ijuru ry'Uwiteka. Nacyo ndagishubije. Ikindi kibazo cyavugaga ngo ninde muntu wa mbere yahishuriye cyangwa se yazanye ibintu byo gushyingura? Iki kibazo gifite filozofe ikomeye cyane, ariko twe twajya mu iyobokamana, aho Uwiteka Imana yaremaga Adamu, yarangiza kurema Adamu akamushyira mu ngobyi ya Edeni, yarangiza akabona ko Adamu atagomba kuba ari wenyine, aravuga uti reka nkuremeye umufasha, amuremera Hawa cyangwa se Eva. Abo bantu baje kwibaruka bamaze gukora icyaha, murabyibuka. Noneho havuka umuntu, abahungu babiri.
bitaga Gayini na Abeli. Uyu Gayini rero yaje kwica Abeli, ngiye kujya kukwereka inkomoko yuko gushyingura ahantu byakomotse. Uyu Gayini yishe Abeli, amaze kwica murumuna we Abeli, birangira abuze uburyo ari buze kumushyingura. Haje kuboneka igitangaza gikomeye cyane, haje igikona, kirangije igikona kigenzi cyacyo cyica ikindi, kimaze kukica kirahanuka kitura hasi. Noneho igikona kirangije kiragenda kiracukura kiraraha, niba nabyita amajanja yacyo, kirakoresha amajanja yacyo, kirangije gishingura mwene wacyo. Kirangije Gahini nawe ababibonye ahita atangira atashyingura umuvandimwe wiwe. Ikindi kibazo rero kirabaza kiti Yesu ntazagaruka? Wanditse muvandimwe nabonye wanditse ngo subize ngo yego cyangwa oya. Igisubizo ni yego. Yesu azagaruka. Yesu azagaruka. Yesu azagaruka. Icyo gisubizo kuramwe ngo yego cyangwa oya. Igisubizo Yesu azagaruka, aze ku isi, azahamara n'iminsi ku isi. Yesu azagira gute? Azagaruka. Ikibazo gikomeye cyane bambajije aricyo cya nyuma, barabajije ngo ni ikibazo kiri sosiyale kuko ndi umunyarwanda kame. Barabajije bati u Rwanda rufite intara zingahe? Yobokamana muri politike se ibintu ndamenya mbisobanura ntera, ariko ntacyo kuko nakoze urubuga kugira ngo mumbaze ndasubiza ntacyo bitwaye. U Rwanda rufite intara enye tugateranyaho n'umujyi wa Kigali, ubwo ni eshanu. Ni intara enye n'umujyi wa Kigali kaba eshanu. Igisubizo uturere ni uturere 30. Akarere ntuyemo murakazi, mukashyire kuri commentaire. Uturere 30, imirenge ni imirenge 416. Ngiye kuvuga ijana, oya ni 416. Arongera arambaza ngo utugari ni 14837. Oya, utugari ni 2000. Reka ndebe ho nabyanditse ntaza kubeshya abanyarwanda, ariko ikigaragara nabikoreye searching, nabikoze bifitemo hano hantu narabyanditse. Ariko burya ni byiza, iki kibazo wambajije cyarankomereye cyane, ariko nubwo cyankomereye sinabuze uburyo ki nariyeranje uburyo ngomba kugisubiza kandi ndakigusubiza neza. N'abandi rero birabasaba ko muzaza munyandikira kuri iyo WhatsApp, iyo groupe WhatsApp, ahasigaye ukambaza ibibazo ukeneye byose tukagira gute tukabisubiza. Utugari rero ni 2148. Tugari tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda ni 2148. Arongera ambaza imidugudu ni 14837 n'umudugudu wawe urimo, nanjye n'umudugudu wanjye urimo. Ngibyo rero ibibazo mwambajije ndabishubije, ariko icyo ni igice cya mbere. Nawe ko ari ibibazo birenga 125 byose kuri YouTube yacu tuzaza tugenda tugira gute tubisubiza. Murakoze rero kudutega amatwi. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom.